Mugisha akomeje guhagarara neza mu nshingano zo kubungabunga ibidukikije. Nadine we arashimira Mugeni ku nama nziza yamugiriye. N'urunana. Ngo mwashakaga directeur? Nagira ngo nkubaze ibijyanye na bya bizamini by'amashuri nimba mwararangije kubitegura. Buriya umuyobozi ushinzwe amasomo niwe ufite amakuru yuzuye. Gusa nzi ko abenshi mu mashuri abanza bamaze kubitegura. Ibyo ni byiza cyane rwose. Mukomerezaho. Sorry gato mpamagare bari abana. Okay. Ndutiye. Karame. Wowe na Obama muzano mbabwire. Kubahamagaye se mbona barimo bakora isuku. Bazanye imyanda bayiroha muri iyi puberi y'ibibora kandi harimo n'ibitabora bagomba gushyira muri iriya yindi. Turakwitabye tica. Niko basha. Amakuru yanyu ni meza. Mubonye ibyo mukoze? Byamakosa se? Ntabwo munyamakosa mukoze. Nduti. Karame. Nawe ntabwo ubonye kosa wowe na Obama mukoze? Ntaryo nabonye. Niko sha, mukoze ibiki muri ya puberi? Dushyizemo imyanda dukuye mu ishuri. Muyishyize muri puberi yanditseho ngo iki? Ntabwo twasomye ibyanditse. Ntabwo nawe wasomye Oba? Sinabyitayeho cyane ariko banze ari yanditseho ngo ibitabora. None iriya myanda mukuye mu ishuri yiganjemo impapuro ntabwo ibora? Irabora. None ubwo murumva nta kosa ririmo. Twazanye puberi nyinshi. Tugira izo tugenera ibibora, izo tugenera ibitabora. Mwumvise sha? Murimo murabivangavanga uko mwishakiye koko murumva nta kosa ririmo. Ikosa ririmo ni mutubabarire ntago tuzongera. Ariko rero hari n'abandi bana babivanze nuko ari twe mubonye tica. Umva, ngaho nimusubireyo mu bivangure. Ibibora mubishyire muri pubere y'ibibora. Ibitabora nabyo mubishyire muri pubere yabyo. Mwumvise? Murakoze. Diregite. Karame. Ibi bintu rero kuko bikiri bishya, dukwiye gushaka komite y'abanyeshuri izajya ikangurira abagenzi babo kubyitaho. Ahubwo uzafate n'undi mwarimu umwe ajya gufasha gukurikirana iriya club n'ibikorwa birebana n'ibidukikije muri rusange. Rwose. Maze iminsi nkorana na Leya kandi nabonaga byumva neza ndetse anafite ubushake. Bibaye ntacyo bitwaye niwe twagumana. Ese ubwo mushinze banegezaho mukora iki muza? Mwagiye guta igihe ngo buriga cyangwa mukabireka? None se nta gikoma wadutekeye mama? Mva imbere ariko wagakobwa we, yungabanyaho ubugambo. Urabyukira ku gikoma uri mwene nde? None se ubu turajya kwiga nta kantu muduhaye kandi twanaburaye mama? Ku ishuri se ntibabagaburira? Murye saa sita ku ishuri igikoma maraza kukirarira. Aha, n'abana b'iwacu turakomera. Urakuza tukagenda ubwo urashaka inkoni. Nkunze ko mubizi, iyo mutagenda se ngo mbatimbagure. Cyakora gutimbura byo urabizi. Ese ubwo wari kuba batimbura ngo kuko bakoze iki kibira? Ntubyuke untera umwaku. Niba ushaka kwavugira urindire mve kwa muganga ubundi tuze guhangana nimugoroba. Nta mahangana nshaka dashwe. Karaba tugende nubwo ndeba imyiteguro yawe sinyibone. Simaze gukaraba ku birenge se hari igisigaye? None se ubu waguze akenda k'umwana, waguze ibigoma, waguze umutaka, ubu mu by'ukuri waguze iki? Niba ubibabaye se wabiguze, narabikubujije. Nyamara nuko ukunda intambara n'amahane, ariko ibyo nkubwira ni ukuri. Ubu se ninde uzaba ukuriho kwa muganga? Nzicamo gatatu haboneke Pascal usigarana abana mu rugo, undi aze kukwitaho kwa muganga. Undi agiye kukugurira ibyo uzakenera uri kwa muganga. Unyitaho se nabaye iki? Wagiye kubyara. Uku kwezi si ukwa 9 se? Nutabyara muri iki cyumweru hari ubwo uzarenza igitaha. Ariko nenda wakugize muganga. Ibyo ko bimenywa n'abaganga, umuturage nkawe utazi no kwandika amazina ye yabwirwa n'iki gihe umugore azabyara. Itonde di, nanjye nzi ubwenge. Uhereye igihe duherukira guhuza urugwiro, amezi 9 yarashize. Iki cyumweru n'igishira utabyaye, uwo mwana uzamushyira se. Reka nkureke nigire kwa muganga, utavaho nantera umwaka wo muri iki gitondo. Kwa muganga se ni ikibazo? Kimbere tugende. Tugende se wowe igihe kuzi kwishyira imbere nk'akaguru kambaye ubusa. Ko ngiye kwipimisha muri gahunda y'abagore batwite nawe uratwite. Ubwo se ntaguherekeje nazabwira nonse yatako nabujijwe n'iki guherekeza umugore wanjye n'inyigisho zose yaduhaye nk'umujyanama w'ubuzima. Yo, ambuchuli. Disi gikobwa cyarakuze. Cyarakuze rero. Cyabaye igikumi. Popo niko muko. Amaze gukura cyane rwose mujye.
ejo bundi nzajya kumuhisha agatonya ko kuri 6. sha rero umwana uri hafi kuza amezi 6 aba yavuye mu buhinja rero. Ego ko ubuzi ko asigaye aryama tukaganira we nubwo bavuga igifaransa n'icyongereza ariko aravuga ukabona arishimye rwose. None se ndavuye he? Sha mvuye mu isoko kugura ibikoresho byo kumutangiza ifashabere. Sha ndamugura agasafuriya keza. Muguriye n'agasafuriya nyine nguze n'udusorori twe nguze utuyiko n'akadobo kujya muyogerezamo nako kubibikamo. Sha nukurugize neza na kwitegura kirikare. Kugira ngo si yataye inama yawe nari kubishobora koko mujye. Ni ngewe se cyangwa inonsi yatagukangura ibyo kwitegura gutangiza umwana ifashabere hakiri kare. Ibyo byo kwitegura hakiri kare inonsi yatabinyibukije ariko nawe warakoze kungira inama yuko nabona amafaranga. Nese ko ntarimo mbyibuka neza. Nyine niwibuka ungaya ukambwira uti ibintu byimo byo kwima umwana se n'ubugorye ntabwo byibuka. Ndabyibuka. None se nadi ibyo kwihagararaho se wabivuyemo? Uri kumwana na se? Reka nyine nabivuyemo. Nasanze ibyo nitara kwihagarara hari amafuti mabi. Nahamagaye Patrick araza reba umwana arishima mu mafaranga. Nayo naguzamo ibi bikoresho nyine ureba. Sibyo nakwigaga nadi. Sibyo nakwigaga se ntereka Patrick abone umwana bagufashe no kumurera nawe ngo zihagararaho umuhangane. Nasanze nta guhangana ukennye rwose mujye. Ahubwo yingira amahirwe Patrick akagumana umutima mwiza afite. Ntabwo kurera umwana byazangora. Umva nukomeze no kumwitwaraho neza se azazwa n'ikikugumana. Hegura nta muntu kugenda hakunzwe. Erega nanjye bana biterwa n'umujinya n'ubujiji. Ubundi se wa mugani wawe ndanga kumuha umwana ngo baburane basabane ngo bigende bite ko nateze kumuhindura ngo areke kubasa. None ubwo nakwitahira niba umwana ameze neza nta kibazo. Ikibazo kirimo nubwo umwana ameze neza ariko wowe ufite ibibazo by'imirire. Ko twari tumaze iminsi tugerageza ra uyu munsi rwose tuzana mugurira indazi ngo mutongera kuvuga ko ashonje. Ngiye kwa muganga maze kuhamenyera Pasika ntibikingora nsubizanya nabo. N'ubundi igihe cyose bagomba gushaka icyo babwira umugore adakora neza. Ubwo bishatse kuvuga ko tukubeshyira mukobwa je? Mutambeshyira se. Ngaho mbwira igihe naje ntimunyiyenzeho. Iyo atari imirire mibi mba ntameshe. Iyo atari ukutamesa mba ntakarabe. Ese nabandi murabibabwira cyangwa ni mukobwa je no mukene mwitomboreye? Nabandi iyo bafite ibyo batujuje turabibabwira. Aho mutandukaniye nuko bo babikosora ariko wowe ukavunira ibiti mu matwe. Wenda giye simvuga ko mutubeshyera ariko twari twarakosoye pe. Niba twasomye kuri ako gacupa ariko n'ikijumba cyo kurenzaho kikaboneka. Erega kugira ngo uhangane n'imirire mibi ugomba no kurya neza. None se niba ari icyo kijumba rya buri munsi mwumva ikijumba cyonyine cyamufashe? Ntago ari ikijumba cya buri gihe kuko rimwe na rimwe rwose iyo twabonye n'amateke turasimburanye. Nawe mbwira gusimburanya ikijumba n'iteke. Ibyo byose nibyo kurya biherereye mu itsinda rimwe ry'ibiribwa. Mu gihe abandi bagore batwite barya ibiryo biri mu matsinda atandukanye. Ngaho rero ibyo se kandi bije bite? Ko tumenyereye amatsinda yo kwizigama no kugurizanya ibiryo nabyo bijya mu matsinda ryo gukora iki? Indyo yuzuye igizwe n'ibyubaka umubiri dusanga mu binyamisogwe bitandukanye nk'ibishyimbo, soya, ibikomoka ku matungo nk'inyama, amagi, amata n'indagara. Ubwo iryo rikaba itsinda rimwe cyane. Hakaba n'irindi tsinda ry'ibitera imbaraga dusanga mu binyamafufu bitandukanye nk'ibijumba, imyumbati, ibirayi n'ibindi binyampeke nk'ibigori, amasaka n'ibindi. Ubwo ibyo byose umuntu agacutiranya mu nkono imwe? Ibyo byose se wabona aho ubiteka ugenda ukuramo kimwe muri buri tsinda ukamenya ko wagishyize mu ifunguro ryawe. Ubundi ukibuka gushyiramo n'ibirinda indwara biboneka mu mboga nka dodo, amashu, karoti, ibisusa n'imbuto nk'imineke, avoka, inanasi, amatunda n'ibindi. Cyakora noneho umukobwa jana no kugenda kangana nkaha hose. Ukibuka kubimuha kugiye kandi mu ngano ihagije kugira ngo abone intungamubiri umubiri ukeneye kugira ngo wirinde indwara ziterwa n'imirire mibi no kuzabyara umwana ugwingiye. Ahubwo gina rinzi ko agoma hakabanza akabyara. Aka kanya se? Harabura nk'igihe kingana iki se? Oya haracyari kare cyane Pasika. Ntabwo umukobwa jana arageze igihe cyo kubyara rwose. Ubundi se uratesha umutwe abaganga babaza iki? Ni wowe uzabyara ko ari nge? Ariko urankubita mu kanwa kubera iki waretse nkibariza. Ratamuga. Haracyabura nk'icyumweru wenda. Cyumweru kimwe se? Maze inda ntiragera no mu mezi 6 nawe ngo icyumweru. Cyakora wenda asigaje nk'amezi 3 cyangwa 3 n'igice. Ngo amezi angahe? 3. 3. 3 . 3. 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 3
ko museka se ndabeshya ibidukikije si wa neza. Ntabwo twari tuzi ko nawe uzi amagambo nk'ayo tica. Simbana namwe b'urubyiruko se simba numva ibyo muvuga. Ibidukikije rero kugira ngo birusheho kuba wa neza cyangwa se kugira ngo birusheho kuba byiza mu mvugo twese twumva, birasaba uruhare rwa buri wese. Ubwo se nkatwe b'abanyeshuri turasabwa iki? Ahubwo abanyeshuri nimwe musabwa kinini kurusha twebwe abarimu. Abarimu n'abayobozi nimwe mwabigiramo uruhare rukomeye, kuko nk'ubu ubonye umuntu aciye mu byacu ushobora kumuhana, none se ngewe mubonye namuhana. Nk'ubu mwatuzaniye puberi zo kumenamo imyanda, ariko hari abantu bakijugunya imyanda aho babonye kandi puberi zihari. Ubwo se nk'uwo mwarimu atamuhannye urumva yarikiyongesho gute? Mbunganiye rero harimo n'ababishyira muri puberi ariko bakavanga ibibora n'ibitabora, kandi twarazanye puberi nyinshi ndetse tukandikaho tuti ahagibi ahagibi. None se ubwo bazahanwa nande nimutabahana mwe abarimu? Buriya rero ibihano biza kuko ubwumvikane bwanze. Abanyeshuri mwese mubigize ibyanyu, bamwe baca mu busitani bakabireka, abajugunya imyanda aho babonye bakabireka, bamwe bashyira muri puberi itavanguye bakabireka. Twagira ikigo cyiza gitohagiye gisa neza kandi ntawe uhana. Ibyo se byapfa koranga abantu twese tubyumve kimwe tica? Birashoboka abanyeshuri mubigizemo uruhare. Ubu ndashaka abantu 3 dushyira muri komite yo kubungabunga ibidukikije, tukagira umuyobozi umwe n'abamwunganiye 2. Noneho iyo komite ikazajya ikora ubukangurambaga bwo gushishikariza abagenzi banyu mu kubungabunga ibidukikije. Njye nimungira umuyobozi ako kazi nzagakora neza. Kuri iyi nshuro rero ntabwo tuzatora ngo kanaka najya imbere ngo abamutora bamujye inyuma. Tuzabikora gute? Ndashaka ko tuzakora ikiganiro mpaka ku bidukikije, abashaka kwiyamamaza bakaziyandikisha. Uwo munsi dutumira abanyeshuri bose baze maze abiyandikishije bakora ikiganiro mpaka ku kubungabunga ibidukikije. Abo tuzumva barushije abandi kubyumva no kubisobanukirwa, abo nibo tuzatoramo ya komite navuze. Ubwo bishaka ziyandikisha he? Bamwe muraza mbandike, abandi barasanga ticare y'abandike. Abo nabo babura kuza hakiri kare bakaza kugura igicuku kinishye. Yewe ukomanga niba ujya kugura amandazi yashize. Ariko se kuki umuntu abakanira ntibumve? Ndakubwira nta mandazi nayamaze ugakomeza ugahondagura urugi nk'ugiye kuruca. Se wari wiyemeje kundaza hanze Nadi? Koko. Ese burya niwe pato. Nakomanze intoki zirashyuha. Ewe uzi ukuntu ivumagwe ntamenya ko ari wowe wakomangaga. Nkagira ngo numushaka kugura amandazi. Ni njyewe rero nari nkuzaniye amata y'umwana. Ntiwambwiye ko se yatangiye kurya Nadi? Amata Patrick. Urakoze cyane rwose pe. Gusa nyine umwana ari hafi kurya ariko ntaruzuza amezi 6 neza. Ubu ibyo ndimo no kwitegura kumutangiza ifasha bere. Nta kibazo nawe yanywe Nadi. Nawe jaza yanywa biciye mu ibere. Ejo kera ararayo nkahubwo. Urumva ko ntakoreye ubusa n'ubundi Nadi. Niwe nayaguriye araza kuyanywa binyuze mu bundi buryo. Ngaho rero kangusezere. Uragiye se kandi utageze mu nzu. Injira mu nzu rwose ntabwo watahera ku rubaraza nkaho utayutse w'umwana wanjye. Ni karibu pe. Waretse nkajya kuruhuka hakiri kare ko ejo nzazindukira mu kazi kanyese koko. None se aho hari nozize kurya ngo zirakubuza kuruhuka koko Patrick. Disingwe ndubanzure umwana wawe disipa. Uragenda mutaramukanye no kunagukumbuye. Gushaka kunshuka Nadi. Oya sha ntabwo ari kugushuka pe. Ngwino tunasangiye bya nijoro. Wataho cyo guteka muri gicuku kandi nzi n'ukuntu ugira ubunebwe bwo guteka Patrick. Uri kumbeshya Nadi. Ubwo se tuvuge ko wari ugiye kurya mutari. Ariko Patrick uretse kuruhanya ko kubu ntabwo mva icyo nkubwira koko. Ubu ni se ufite amasiko yo kureba ibintu naguriye umwana wawe muri ya mafaranga wampaye. Patrick atewe n'iki kutakira vuba icyifuzo cya Nadine umwakiranye urugwiro, naho mu kiganiro unana cy'ubutaha.